reka mbasuze cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza umugisha w'Imana. Mwebwe dukunze kuba turi hamwe hano kuri YouTube channel yacu Icuriro TV. Muri aka kanya ngarutse kugira ngo twongere tuganire, by'umwihariko tuganire ku bigendanye n'ubworozi bw'inkanga cyangwa se ibigagari. Abantu benshi bakomeje kugenda bambaza ibibazo bitandukanye, ndetse hari n'abambajije ntise izi nkoko ntabwo abantu bashobora guhanirwa kuba kuzorora, cyane cyane ko ari inkoko nyine ziva mu ishyamba, bavuga ko byaba ari nko kubangamira ibidukikije ndetse n'ibindi, ariko nta kuri kurimo, kuko mu nkoko zabujijwe kororwa uretse nk'imisambi wenda abantu bagiye bakwa igasubizwa muri za parike, ariko ibigagari ndetse n'inkanga muri rusange ni inkoko zorowe rwose hirya no hino kandi zimenyerewe, ndetse ubona ko zitandukanye. Kuzishyira muri angle imwe n'imisambi n'iki byaba ari ukwihuta cyangwa se bidashoboka, kubera ko ni inkoko zimaze imyaka myinshi cyane zimenyerejwe kubana n'abantu, zikuye mu ishyamba cyo kimwe hamwe, mbese mu bihugu bitandukanye, muri za Guinea, muri za Ethiopia, muri za Cote d'Ivoire, muri za Nigeria, mu bihugu byo muri Aziya, Amerika, za Europe. Ni inkoko usanga zo zorowe kera cyane mu ngo z'abantu, zimenyerezwa kubana n'abantu cyane, ndetse twebwe muri Afurika natwe zitugeraho cyane, ku buryo ndetse igihugu kimwe duturanye, igihugu cya Tanzania, cyo ubworozi bw'izi nkoko bo bazoroye kera cyane mu ngo, ndetse barazikunda cyane mu buryo bw'inyama, mu buryo bw'amagi, mu buryo bw'umusaruro wazo muri rusange. Akaba ari inkoko zabahiriye cyane kandi zibahindurira ubuzima, zibateza imbere mu buryo se bumwe cyangwa se ubundi. Izi nkoko rero z'inkanga cyangwa se ibigagari nta kibazo ukwiye kugira mu kuzorora, kubera ko nta bwiriza nta n'itegeko rihari ryabayeho rivuga ko izo nkoko abantu tugomba kuzorora cyangwa se zasubizwa mu mashyamba nk'uko abantu bagenda bivuga, kubera ko n'ubworozi bumenyerewe cyane kororwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko na hano muri Afurika iwacu ndetse na hano mu Rwanda rwacu. Njye natangiye korora izi nkoko zikuye mu gihugu cya Tanzania, ari nkeya, ngira ngo zari imiryango 2 gusa, ariko nza kugira amahirwe ziroroka cyane nkoresheje amagi yazo, ko zarateye zimaje gutera, nkajya afata inkoko z'inyarwanda, hanyuma zagera igihe cyo kurarira ngafata amagi yazo nkayazambura, hanyuma nkazihereza amagi y'inkanga. Ikindi gihe nza gushyira kuri dendo ibasha kunturagira ibigagari 30. Ubu urumva ko nari nazamutse mu buryo, kandi nari nizeye neza ko mfite amagi abanguriye, cyane cyane ko nyine nari mfite imiryango 2, aho nari mfite nyine isake, mfite n'inkokokazi zazo. Ibyo naje kumenya rero nuko naje kumenya nyine ko izi nkoko ibigagari cyangwa se izinkanga, naje kumenya nyine ko zibaho mu miryango kandi zigira umuryango. Naje kumenya ko ari inkoko zidashurashura, zidakunda gushurashura ubushurashuzi, kenshi hari igihe hitamo ikigore cyayo kimwe gusa, hanyuma ikindi kakihorera, cyangwa se igishuti cyacyo, cyangwa se igikopine, sinzi ko nabyita, ariko ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mugira ngo wirinde kugira amagi atabanguriye, byaba byiza ufite imiryango, aho kugira ngo ugire 3 z'inkokokazi ugire n'isake imwe, ahubwo wagira amasake 3 n'inkokokazi 3, kugira ngo habeho guhitamo famiye no kugira famiye. Ni ukuvuga ngo cya gihe biba byiza cyane, kuko ushobora kwisanga cya kigagari kimwe cyahisemo kujya kibangurira igikokokazi kimwe gusa, hanyuma noneho izindi zikabaho nyine zitabanguriye. Ikindi nuko izi nkoko naje gusanga zigira akamenyero ko kugenda ku murongo, kwa kundi uzi abasirikare bagenda, izi nkoko nazo zazitegereze niko zigenda, zikunda kugenda ku murongo cyane, zitahutse cyangwa se zahuwe, zikunda kugenda ku murongo cyane. Kandi izi nkoko naje gusanga iyo yamenyereye ahantu, yarangije guhamenyera, nta gisiga cyayihangara, ahubwo yo irwana nabyo. Kandi ikindi izi nkoko ziratera
urugero niba uzororeye mu gipangu ahantu hagutse, zishobora kutabona uburyo bwo kujya gutera mu nzu nk'uko inkoko zisanzwe zibikora, ariko zikaba zishobora guterera hanze aho ngaho, ukagenda amagi ukayatoragura ukayabika aho adashobora kwangirika. Hanyuma noneho inkoko zawe z'inyarwanda zagira igihe cyo gutera, ukaba ushobora gufata noneho ya magi ukayahereza za nkoko zawe nyine z'inyarwanda, hanyuma nawe ejo ukaba ufite imishwi ihagije. Abandi bantu bakibaza, ese iyi mishwi ahantu hakonje cyangwa hashyuha byashoboka? Icyo kibazo rero ni inkoko izo arizo zose, ni imishwi ariyo yose. Imishwi ariyo yose iba ikeneye gushyushywa, yaba iyi nkoko zisanzwe burya idafite nyina ngo iyishyushye yapfa. N'iyi ngiyi rero uretse ko iyi mishwi y'ibigagari cyangwa y'inkanga yo irezista kurenza iya dendo, uko aboroye dendo murabizi uburyo imishwi yazo biba bimeze. Iyi rero y'ibigagari irezista kurenza dendo, niyo mpamvu iy'ibigagari aba ari myiza cyane kuyorora, kuko yo ibasha kurezista. Abandi bantu rero barambazaga, ese ifite ibiro bingahe? Zagira ibiro 10, 15 bingahe? Not, izi ni inkoko z'inyeshyamba, ni mu bwoko bw'inyoni, ntabwo zigira ibiro byinshi cyane, ahubwo nyine zifite uburemere bwazo bitewe n'uburyo uzigaburira. Ikindi kandi zikagira inyama ziryoha cyane kandi zumutse, ubundi zikagira n'amagi aryoha cyane. Abantu none bakibaza, nise izi nkoko z'ibigagari ko mbona harimo imyeru n'izindi ziba ziri madowadowa, zifite nyine amabara ya madowadowa, ariko nibyo rwose, nibyo haba harimo ziba zivangavanze, ariko uko ugenda umara igihe uzoroye niko usanga ugenda ugira amabara agenda yiganje cyane, bikazarangira ugize nk'ibara ry'umweru gusa, cyangwa se ukazagerageza nyine ukashaka amabara yera, akaba ariyo mbese muri make worora. Ni nziza cyane rero, ni na byiza cyane rero korora ubu bworozi bw'izi nkoko nyine z'ibigagari, kubera ko ni inkoko zigira umusaruro, kandi ni inkoko zitarwaragurika, kandi ni inkoko zigira umusaruro cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo nakubwira nuko zigira umusaruro kandi zigurika ku isoko. Abantu benshi baribaza, nise ku isoko wabasha kubona abakiriya? Yego, abakiriya baraboneka, yaba abakiriya b'amagi, yaba abakiriya b'imishwi, yaba abakiriya b'inkuru, abo bose baraboneka ku masoko hirya no hino, kubera ko izi nkoko hari n'abazorora bakazishyira mu mabara no mu mahoteli zikahaba nk'uburanga gusa. Hari n'abazorora n'amakomande yazo, abantu bishoboye cyangwa se abandi bantu bazikunda, usanga bazigira amafunguro cyane mu mahoteli no mu mabara. Kandi nanone usanga abantu banazorora cyane kugira ngo nabo babashe kugera kuri ubwo bworozi bw'inkanga cyangwa se ibigagari. Rero izi nkoko uburyo bw'imibereho yazo, ubundi iyo ushaka kuzorora ni ngombwa ngo ufite ahantu nyine ho kororera inkoko hamwayene hagerereye, kuko zohe nta nubwo zisaba ahantu hanini cyane, ubuso bunini cyane, ahubwo ni ukuvuga ngo izi nkoko icyo wakora ni uko wazishyirira ibiti hejuru mu gihe zaba zishaka gutaha cyangwa se kuryama, byite gutyo zigasimbuka zikarara hejuru, kuko biba byiza cyane. Hanyuma ikindi ni uko wajya ugerageza kuzirekura zikagira ahantu zitoragura, zigatoragura ubusimba ndetse n'ibindi. Utazirekuye ngo ugiye gutoragura ubusimba, ahubwo wajya unyuzamo ukazigurira indagara. Niyo wazigurira indagara z'100 gusa mu cyumweru, waba ugize neza, waba ukoze, kubera ko nabyo byaba bihagije mu gutuma zigira intungamubiri. Izi nkoko rero zitera amagi menshi cyane, biterwa ariko n'uburyo uzigaburira, ariko zitera amagi menshi kabisa. Amagi urafungura, ukagurisha, ugaturagisha rwose akanasaguka.
ndetse amagi rwose, kandi kurya no gufungura amagi y'ibigagari uba wibitseho intungamubiri, imbaraga nyinshi, ndetse no kugufasha mu kuvura ibibazo bimwe na bimwe by'umubiri. Ibigagari rero nanone iyo uzoroye ntabwo abantu bavuga ngo ese ngo ntizasimbuka ntizatoroka, oya, iyo zamenyereye urugo, zamenyereye umuryango, nta kibazo, zimenyera ba nyirazo, ahubwo ndetse hari n'ubwo zinagukurikira iyo zabamenyereye. Afet ibigagari ni ubworozi bwiza cyane, ni ubworozi bugira umusaruro, ni ubworozi bwunguka, ni ubworozi bufasha buri wese wabworoye, kuko ikindi narabibabwiye, kuzorora abantu benshi bakunze kubimbaza, iyo ushaka kuzigaburira yego zirya ibiryo byose bitandukanye, ariko nanone ushaka kuzigaburira ntago ari byiza ngo ufate izi nkango ujye uzisangiza ibyo kurya n'inkoko zisanzwe, kuko zino nkoko zisanzwe zirasahuranwa, zirazicura, ahubwo wazisangiza na dendo, kuko dendo ho birashoboka, dendo ho birashoboka, wasangiza na dendo aho birashoboka, ariko kuzisanzwe ntago ari byiza, kuko zisanzwe zirasahuranwa, zishobora kuzicura. Rero ni byiza cyane korora ibigagari, kuko bigira umusaruro mwinshi, kandi byororoka, kandi bigatuma ushobora no kwaguka ku buryo bw'amafaranga, ku buryo bw'ubutunzi, ukaguka kandi bikakugeza kuri byinshi cyane. Rero nk'uko nkunda kubibabwira nyine, ushobora kwibaza ngo se izi nkoko nazibona gute? Abantu benshi bambaza nimero, nyamara aho ngaho kuri tayito haba handitsemo nimero, ndetse no kuri unakoze nyine naho ngaho kuri iyo YouTube channel yacu uhita ubona nimero zacu ziba ziriho, ukaba wampamagara nkagufasha kubona ibi bigagari. Gusa niba utari wakora subscribe, gerageza ubyibuke ukore subscribe, ndetse ukande no kunzogera, kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye nkugezaho, kandi ubashe kuronka nanjye mbashe kuronka. Ndagushimiye. Ntukabure amata mu rugo rwawe, ndetse n'abo kuyanywa, ntukabure ibigega, kandi imbeba ntuzazite umuvumo, kubera ko zigenda ahari ibiryo. Rero ndagushimiye cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe, kwagure kandi ikurengere. Asante.